wenda ushobora kuba ufite ikibazo ku ndwara runaka, ku kibazo runaka kijyanye n'uburwayi waba udasobanukiwe, indwara runaka waba udasobanukiwe, nyandikira muri comment hanyuma umbwire indwara imwe mu zo wumva udasobanukiwe neza, gerageze kugusobanurira ubyumve, kuko biba byiza gusobanukirwa indwara, kuko niyo uyirwaye bigufasha uko wamenya n'uko wayitwaramo. Aha rero niba udasobanukiwe nyandikira. Ndabasuhuje abakunzi ba Beni Grace TV. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ikibazo umuntu yambajije. Yarambwiye ko akunda kugira isereri. Isereri ambaza impamvu akunda kugira isereri, cyangwa se isereri ni iki, iterwa n'iki. Hari abantu benshi bakunda kugira isereri, ndagira ngo namwe mwumvireho. Isereri ubundi icyo twayisobanuraho ni ukuntu wumva umubiri wawe udashikamye, ukumva udahamye, ukumva ugiye nko kugwa cyangwa se gutemba, donc ukumva urimo urazengera, niyo bita isereri. Hanyuma rero isereri ikintu twayimenyaho, turi kwibaza ngo isereri wayigira ryari, ese isereri habaho ubwoko bw'amasereri, iterwa n'iki. Hari ibintu byinshi ushobora kubaza ku isereri. Nk'uko mbibabwiye, isereri ni ukumva umubiri wawe udashikamye, udakomeye, donc manque d'équilibre, ukumva ntabwo utuje. Niyo mpamvu isereri ukumva urimo urazengera cyangwa urimo urazungurirwa. Hanyuma rero isereri iterwa n'ibintu bitandukanye. Hari ubwoko bwinshi bw'isereri. Isereri akenshi iterwa no kumva, icyambere wumva wacitse intege. Hari isereri iterwa no kumva wacitse intege bitewe wenda n'uko ufite uburwayi. Iyo ni ubwoko bwa mbere bw'isereri. Hari isereri nanone ushobora kugira wumva ushonje, waguye muri ipo, nayo ushobora kugira isereri. Cyangwa se wakuye muri hypoglycemie cyangwa hyperglycemie. Ni ukuvuga ngo hypoglycemie ni igihe ushonje, hyperglycemie ni igihe wanyweye wazamuye isukari cyangwa se ufite isukari nyinshi mu mubiri, nayo ushobora kugira isereri. Hari isereri nanone ishobora guterwa n'uburwayi butandukanye, ufite nk'ibibyimba mu bwonko, ufite nk'amamaladi chronique, hypertension, ufite indwara nyinshi zitandukanye zishobora kugutera isereri, malaria, ibintu byose bishobora kugutera isereri, abantu benshi bagira isereri. Hari igihe nanone ari nk'ubwene ushobora kuba ufite ibibyimba mu bwonko, bishobora kugutera isereri. Hari isereri nanone ishobora guterwa n'ama infection yo mu gutwi, nayo ashobora kugutera isereri. Hari n'isereri ushobora kugira igihe umaze igihe kirekire uhagaze, nayo ushobora kugira isereri mu gihe umaze umwanya uhagaze. Murabizi abantu bakunda guhagarara, hari igihe uhagarara ukamugira isereri. Hari n'isereri ushobora gukura mu gihe uryamye umwanya munini utamuvinga cyangwa se utabasha kubuja, nabwo ushobora kugira ikibazo cy'isereri. Noneho rero uri kwibaza ngo isereri wayigira ryari? Ni ukuvuga ngo isereri ubundi igihe cyose ushobora kuyigira, waba wicaye, waba uryamye, waba usutamye, waba uhagaze, ariko ukaba wayiterwa n'ibintu byinshi. Nababwiye ngo iki gihe haba habayeho manque d'équilibre y'umubiri. Yego, ndumva aho ngaho musobanukiwe. Uwo muntu rero ni ukuvuga ngo, cyangwa se undi wese, isereri ashobora kwiterwa n'ibintu bitandukanye. Ashobora kuba ashonje, ashobora kuba afite indwara runaka, ashobora kuba afite ibibyimba mu bwonko, ashobora kuba afite anemie. Anemie nayo ni ukubura amaraso mu mpamvu zitandukanye. Ushobora kuba wakomeretse, ushobora kuba ufite kubura amaraso kubera uburwayi, ushobora kubura amaraso kubera impamvu zitandukanye zitazwi, biba zisaba ko ubanza kwivuza. Hari n'isereri uterwa n'uko ushonje, nabivuze. Hari isereri uterwa n'uko uryamye igihe kinini, uburwayi. Ibi byose ni ibintu navuze, ngira ngo mwagiye mukuramo iby'ingenzi. Noneho tumenye ibimenyetso bijyana n'isereri. Ni ukuvuga ngo iyo ufite isereri akenshi hari bigira iseseme, ukaba wanaruka kubera ko ufite isereri. Hari igihe uta ubwenge bitewe n'isereri, ariko mu kanya ukaza ugahita bugaruka nko mu masegonda makeya. Ukaba wagira iseseme, ukaruka, umutwe ukakurya cyane mu gihe ufite isereri, ukageraho naho utumva neza, ukaba utumva neza,
donc ukamara akanya utari kumva neza ibyo undi muntu uri ku ruhande ugata ubwenge mbese muri make. Noneho hari n'isereri ishobora kugutera kumva ibintu bivugira mu matwi, babyita injereri, nayo ni isereri ushobora donc ni ibimenyetso nabyo bigendana n'isereri. Ni ukuvuga ngo mu bimenyetso bigendana n'isereri ibyo ngibyo ngira ngo mubashije kumenyamo iby'ingenzi bishobora kugendana n'isereri, iki gihe ukaba waba bitewe n'uko ufite isereri. Hanyuma hari ibintu bishobora gutuma mu buzima ushobora kuba kutazungera, ibintu bituma tutazungera mu buzima nabyo tugiye kubivugaho. Bishobora gutuma ugenda ufite equilibre, udahungabana, utahirima, utagira gute. Ikintu cya mbere gishobora gutuma ugenda neza ntuhirime ntugire gute, icya mbere ni amatwi. Amatwi biragufasha kuba equilibre, kugira equilibre y'umubiri ukaba wagenda utagwa. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma utagwa ni amaso. Amaso nayo birashobora gutuma utagwa, ukaba waba ugira equilibre zo kutagenda uhirimana cyangwa se ugwa cyangwa se utazengera. Ikindi cya gatatu ni ubwonko. Ubwonko buragufasha kuba watagira ikizungera ngo ugire isereri. Aha rero ntabwo wenda muri kubyumva neza byasaba kujya muri detaye ya buri kintu, ubwo nabyo byabatwaza bitegura isomo rya buri kintu, ukuntu amatwi ashobora kugufasha kutagira isereri, ukuntu amaso ashobora kugufasha kuba utagira isereri cyangwa se ngo uhirime, ukuntu ubwonko bushobora kugufasha kuba utagira isereri, hamwe n'icyo bita cervelette nayo ishobora kugufasha kuba wabaho uhagaze ufite equilibre mu mubiri. Byose rero biruzuzanya bikaba byagufasha kuba wagira equilibre mu mubiri ukaba utagira isereri. Ibyo ni ibintu bishobora kugufasha igihe ufite uhagaze kugira ngo utagira isereri. Ni ibintu bidufasha kugira ngo tutabaho tuzengera, tuzunguruka cyangwa se duhirima mu buryo budasobanutse. Noneho twareba ngo uburyo wakoresha wifasha mu gihe ufite isereri. Ni ukuvuga ngo niba ukunda kugira isereri nk'umuntu umusubize, ni ukuvuga ngo niba ukunda kugira isereri, icya mbere cyo hari impamvu, aricyo bita cause, impamvu itera isereri. Uburyo rero yakifashamo, icya mbere cyiza byaterwa n'ikiri gutera isereri. Niba isereri yigira abyutse ntabwo yasobanuriye, niba isereri yigira aryamye ntabwo yasobanuriye, niba yigira ashonje ntabwo, byaterwa n'impamvu. Niyo mpamvu bisaba kubanza kujya kwa muganga kugira ngo babanze bashake impamvu iri kugutera iyo sereri. Ni ukuvuga ngo rero isereri kugira ngo uyivure ni ukubanza kumenya impamvu yayiteye. Niba icya mbere ushonje, biroroshye ko wakoresha iyo sereri. Fata akantu karya. Niba ukunda kugira isereri cyane mu gihe ushonje, byagusaba ko wazajya urya akantu gato kenshi donc mu masaha atandukanye, buri masaha abiri cyangwa buri masaha atatu cyangwa buri masaha ane, ugafata akantu kakuzamura imbaraga kugira ngo wirinde kugwa muri hipo. Hanyuma niba isereri nanone uyiterwa nuko waba waryamye cyane, uryamye urambigira kumuvinga. Ikindi isereri niba biterwa n'indwara zo mu bwonko wenda utazi, aho ni ukujya kwa muganga bakabanza bakareba, bakakora check up, bakareba niba nta kindi kibazo kigenda kigutera isereri. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukubanza kumenya impamvu ukunda kugira iyo sereri. Niba rero ufite amaraso make, nabwo bisaba ko hari ibintu bishobora kugufasha. Bakubwiye ko ufite amaraso make, hari ibintu ushobora gufata bikaba byagabanya iyo sereri, cyane nk'ibintu by'imboga bishobora kugufasha kugabanya iyo sereri. Ibintu by'imbuto, ukajya urya imbuto, ugafata imbuto mu gihe runaka kenshi ku munsi, hanyuma imboga ukazirya kenshi mu cyumweru. Hanyuma ugafata ibintu by'amasosi atogosheje, ufata amasosi ugatogosamo ibintu by'imboga cyangwa se ibisosi zitogosheje atari isosi zikaranze, ugashaka kubinywa kenshi. Ni ibintu bishobora kongera amaraso vuba vuba, bikaba byakurinda iyo sereri. Hanyuma ikindi kintu ushobora kuba cyakurinda isereri, niba urwaye ivuze, numara kwivuza iyo ndwara ndahamya neza ko iyo sereri ishobora gushira. Ikindi irinde kumara umwanya munini uryamye utamuvinga, donc uri hamwe. Hanyuma umuntu ukunda kugira isereri kenshi kuko ahagaze, ajye agerageze guhagarara umwanya muto. Niba wumva uzengera reka guhita uhaguruka wihuse. Ukunda kugira isereri genda gahoro, bizagufasha kukurinda kugira isereri. Hanyuma ikindi nanone nababwiye ngo ufite amaraso make, hari ibintu ushobora kugufasha kurya. Nabibasobanuriye imboga, imbuto,
hanyuma n'isosi zitogosheje, ziriya zitogosheje mu mazi ugashyiramo ibintu by'imboga, ibitunguru, amapavuro, ukajya unywa kenshi, bigarura amaraso byihuse. Iyo rero umaze kumenya impamvu igutera iyo sereri, yaba ari iy'uburwayi, yaba ari iyo gusonza, yaba ari iyo iturutse ku ma infection mu matwi, hari igihe uba wagize ama infection mu matwi bikaba bituma uhorana isereri, kuko amatwi ari mu bintu birinda guhungabana k'umubiri. Icyo gihe rero niba wamaze kumenya impamvu, biroroshye gukoresha iyo sereri. Aha rero nabwira wowe wambaje icyo kibazo, niba ufite kimwe muri ibyo, ndatekereza waba usobanukiwe uburyo ushobora kugikuraho cyangwa se ukabohoraho nta sereri. Niba ufite amaraso make, gerageza kugenda bagupime kwa muganga, no kuba ufite amaraso make gerageza kugabanya isereri, bityo urafata imiti. Hari n'imiti ifasha. Aha rero niba ukunda kugira isereri, wabanza ukamenya impamvu igutera isereri, hanyuma iyo mpamvu iyo ivuyeho n'isereri ivaho. Hari impamvu nyinshi ngira ngo wasobanukiwe. Ikindi ujye unywa amazi menshi, hanyuma ukore na siporo, birafasha mu buzima, gutuma umubiri uhumeka neza, gutuma umubiri usubirana ku mubiri, bikagufasha kuba wabaho ufite ubuzima bwiza. Rero ndabasaba, niba hari ikintu ubona video zanjye ziri kugufasha, hari ikintu wumva